nitwa Kamikazi. Njyaho nkomoka duhorana ibyishimo. Gusa nta mahoro aramba. ubona ufite ubwenge buzima iyo ukunda n'igitipe nka kiriya kidafite pfa na ruguru akorera abakobwa b'iminsi muzi gushukana ngewe cyo namugendeho mukunda n'urukundo afite nge uwo nkunda ndamukunda n'umutima wanjye wose singendeye ku bwato kuko ayo dufite mu rugo wacu arahagije nayakuriyemo nyaryamamo mbese nta kibazo na kimwe mfite afite urukundo rwa nyarwo Rata kame ndumva ukiri umukobwa mwiza gifite uraje yego rata hama rata kuva wewe wikunda uriya muhungu murora nise niki cyatuma mwanga kuko ari umukene buriya suriya yamukundira iki urwo rukundo uzarurya uzarwisasira na rwiyorosa ako gica niza kukubwira ngo nabizi icyo njya kuri sheri wanjye ku mukunzi wanjye gicanda bari kutubeshya gicanda se ari kutubwira ahubwo uwe afite iki wowe uwa afite iki Rata kame ngende kumva gicanda ari mara gushuka we nimba ufite umuhungu mwikundanira nimba mururo mukunda nakaba gukunda nta mpamvu yo kumwanga yego rata cyambere ni urukundo cyambere ni urukundo igicanda bari kuzana ngo amato ibiki iwacu twara yatunze menshi nubwo turayafite ntago wambwira ngo rero najya gukunda abasare ngo bafite amato ari urukundo ngiye nicyo namukundiye mwana matata bizutese mwana iriya nkumi rero sha mwana nibyo nakubwiragaho kare iriya nkumi Kami ndayemera kandi nayo dusa nkaho twemerana ariko sarenda kuzanyica kabisa aravuga ati iyo sura yawe ntabwo igomba kwinjira mu rugo ikindi umusore nkawe rwose ntabwo ari we twari dutegereje uzaza kujya dusabiriza muri uru rugo ewa ambwira amagambo amwamena kabisa ariko se wowe koko iyo wirebye ukareba na Kami wowe wo murura ubona muhuye koko ntabwo duhuye ubona muhwanye umukobwa w'ikizungerezi nawe koko murura nta girare nta ngurube nta nka ubwo witwaje iki mbese ase gicanda ahubwo ngiye mbamo nagira ngo aba yanabiduhishe namukunda genda kuri mbamo nagira ngo ariko kunamusebye yamukunda reka ariko ntukanamukunda ubwenge ntukanamukunda ako Kami wajya umenya ubwenge uziko umukobwa aza akakwangisha umuntu ukunda akakubwira ukuntu ari mubi ni umukene ni kibi kiro gikundira iki mwashwana gatagahita mukiremva nkubwiye ngewe mfite abo nkunda barahari kandi si umwe si babiri si batatu urwo rukundo uriho uravuga ejo uzaza kundirira ngo umwana yabuze amaranje wabuze uko umubindika umunsi cyakoze ntuzaze kuntayanjwaho uzishyara afite yigeze abona umuntu umurahora muri aya mazi byibuke nawe byibuke ibaze umuntu wakwikuriye muri ariya mazi ukaba wicaye ahangaha abantu bose birwa hano ku nkombe noneho yagiye kunkuramo ko batagukuye oya yagiye kunkuramo bari yarishanukije oya n'urukundo uriya musore aracyafite urukundo rwa nyarwo kandi nararubonye rata amato atari mu rukundo avuze iki izo nka nyinshi zitagira urukundo zitari mu rukundo zimaze iki oya njye nta kindi nkeneye urukundo kandi ararumva cyangwa umukundira kari akagurube ari waba kuri twe urugero duhaye n'urukundo kuki uri kuza kungira inama wowe nta na kimwe uranyereka
numva ntabona ko mbikubwira. Tutese mukunzi. Mbese umusaza yabifashe ateye. Papa we umuvuga yakubitiye kure shwishwishwishwi ariko mukunzi muri cy'ingenzi nuko nge ngukunda kandi cyane. Shabuse by'umusaza byihorere bizagira umusaruro koko. Oya by'umusaza byihorere. Papa arankunda ndabizi. Azagera igihe byumve cyangwa natabyumva nyine nge nzagendera ku rukundo. Hakuguze gutanga ubuzima bwawe ku bwanjye. Ni ikintu gikomesha. Noneho biramutse bigashoboka ko dukomezanya mukunzi. Hoya no kumusaraba najyayo. Ibyo bivuga no kumusaraba ku bwawe nawe ubanga. noneho aya mazi nayagaruka mutanahari kugira wemere ko ngukunda byanyabyo. Nukuri ndagukunda mukunzi mwiza. Ijambo ryo rihora rituma nasinzira. Niyo sura yawe wagira ngo ni ijya ku bwonko neza. Ako sheri nawe urakaze. Suko ko aya mahirwe yarambere yo kubona umukobwa nkawe koko. Uramukwiye kuko nawe umutumugira. Ntabwo nzi ko bizabira. Umutumugira nta wundi muntu wigira hano ku isi. Ni wowe wenyine njya mbona nta wundi muntu mbona ku isi. Kuko ibirenze. Icyakoze n'Uwiteka azamijuru pe. Hako muro ubona ntagukunda. Shanda yebona kabisa. None se buri ngiye kira gikobwa byambabaje. Uhita uhaguruka ugisuhuze rego na kiyambere muhita mwaguruka mu dusige. Kubera nta birenze. Iyo rero byari biriho ngo umva uburyo biryana bibabaza. Nubwo ari kuvuga ngo nta birenze. Narize ndarira ese ubundi mva mbanze nkubaza. Ubundi wazikuyemo kari agakobwa. Ubona kandushe. Icyambere ntukafata ubwatsi nk'ubu ngubu ukabwikorera. Ubona kana bishobora? Gusa kari agakobwa hari ukuntu mba mbona gafite n'umutima. Njyewe nkubona ndi ikibonobono. Oya ibyo ni wowe ubyivugiye. Ariko kari agakobwa. Njyewe mba mbanze nkubwire. Ntutange kari agakobwa. Njyewe igihe uzajya ubona turi kumwe njyewe nawe. Kuko ntabwo kazi ko umukunda. Imbabarira wirengagiza amarangamutima yose ntukagasuhuze kuri ngo kayambirere gana ko kagiye gatore kubwisosha. Aburiya reka mu bwagiye nzagakubita kabibone. Ko nanjye wumbabaje. Cyambere n'ubundi se ubundi urarugira iki? Sobuko ntabwo uwitwa ngo ni sobuko ntabwo ukunda. Warubizi? Ese data bukwe ni mwana. Uramutse umenya amagambo akuvugaho. Burya wambwira. Wenda nubwo wenda bitari byagera kuri gahunda none se ubundi data bukwe niwe narongora. Karagaki. Njyewe ndaseka kandi nanababara. Ya mwana wanjye mugore. Uramuze wanjye. Ni amakuru mwana wanjye. Naho ndashima Imana. Natwe turabona. Mwebwe se amakuru yanyu mumesemo. Natwe turabivugiye. Ariko nuko wanyu yarwaye. Mutegura arwaye. Yarwaye kabisa. Arwaye iki? Ni malariya. Kuva ryari? Yamaze icyumweru nagiye kumuvuza biranga. Ubu nta miti yabonye. Reka da. Ubu nta miti yabonye. Imiti ntacyo yamaze. Basanze arwaye iki? Ni malariya ariko yo mu magufa. Reka da. Uzi? Nimba ari ikibazo cy'amafaranga mwagize. Genda gikemura ariko uriya mukecuru avuga. Nuko mwana wanjye mugore. Rwose pe ugira ubwoba muzehe kuba nageze hano. Asante. Ndasiga mbikemura. Murakoze mwana wanjye. None se kamara hari? Kamara hari. Ugamuru bya bindi byabaye. Ntabwo ari uko nyine byari ibintu byahise biba bihuriranye ahubwo nuko nanagukundaga. Byose ngo nari kubikomera ntagukunda watete. Cyambere wasanze ari je wa mbere nta wundi muntu waciyeyo niwe wa mbere wahanyuze. Ubu koko naguhaye akosheri. Nemeye kuguha ubuzima bwanjye bwose. Ari kuvuga ngo ni ariko ntabwo bivuze ko umuntu haruye inzira ari wigendamo gusa. Njyewe rero iriya nzira waharuye ni wowe yagenewe kandi niwe ugomba kuzayigendamo wenyine.
ubwo nutagendamo n'imizasibamo. Kamikazi ariko igikobwa kirasuzugura ngwino hano usuze abashitsi. Ariko se nkuriya musaza igihe bayampamagariye abashyitsi maze kubirambira. Ubundi umushyitsi wanjye ni Murura, niwe mushyitsi wanjye umukunzi wanjye. Niwo musore cyangwa ko agomba kugamuriza naho biriya biyindi ujya wizana musimba ishaka urabakana makuru niwe ugomba kudutunga kadutunge n'umuryango nta bindi shaka. Ako papa abasore ntabwo n'ubu ushaka afite inka, afite ingurube, afite amato, n'ubu ngomba gushaka. ikibazo kinkomereye n'umuyobozi nje kukugisha inama ariko umbabarire ugira icyo umfasha kuko ngewe byancanga. ahubwo se ko mbonje wivugisha wabaye nivugishije abantu b'iyi minsi ngewe ari papa mfite ari ibitekerezo byiwe biri hasi wajyana wa muntu wo kubw'abantu uzi ibintu we yakoreye yewe ndeka muciye muri make mfite umusore nkunda kandi n'umutima wanjye wose kandi urabona ndakuze ariko we ashaka gushyingira umusore ndakunda ngo nuko afite ibintu ngo ni umukire yabageraho akanankubita imbere yiwe ashaka ko ngo njya kurongorwa nawe njye rwose ibi bintu kurongorwa nawe inde n'uwo musore ndakunda kandi njye mfite umusore nkunda rero ngize amahirwe ndakubona ko byandenze nawe sindi umuntu nagisha inama wambara ukagira icyo ufasha ko kuriya mubyeyi ananiye hari rokwani kwa wa mugabo ukunda kwambara imyenda y'amakaki isa y'amapantaro n'amashati nuwa mana yanjye arantoteza agakabyo bawundi none se wowe ko ndeba uri mutoya urashaka umugabo wagiye mu rukundo ufite imyaka ingahe? Njye imyaka ndayifite. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 24. Mfite umuntu tukundanye tumaranye imyaka 3. Ubuse ni gute ntashobora kubana n'umuntu nkunda nkagendera ku bitekerezo bya papa? None se iyo urebye inama papa wakugira ukaziyungurura ubona zidakwiriye? Ntabwo zikwiriye kuko we ntareba umukobwa we afite iki ari gushaka kugenderaho. Wakagendera ngo afite imitungo ngo bwato ngo numukire kandi ngiye nta kimwe kiba bindeba. Ngiye mfite umuntu nkunda kandi nawe arankunda. Niwe ushaka ko tubana. Icyo kibazo gikomera. Niyo mpamvu nanjye byandenze. Rero reka nkwereke. Urabona ubu naje gutembera kuri hano mazi ari muri uyu murenge nyobora urabona hano hose naje gushaka amahumbi. Ariko nanjye aka kanya ngiye kujya kureba uwo musaza muganiriza. Ibintu byo kwivanga mu rukundo rw'abana ukagenda ukababusanya atari uzarukubakira ibyo byose umuntu amuganirije yabyumva nimba wumva amarangamutima yawe ari ku muntu erega burya ibintu nibishakwa ushaka umuntu kubera ko mukundanye mugashaka ibintu kandi mukagira gute mukabigeraho mu gihe ushobora gushaka utishimiye ejo mukarusenya ugasanga n'ubundi bya bintu byanyu ntacyo bimaze we ntabyumva ibitekerezo afite biri hasi rwose mwobo mwaba mukoze oya ndagiye ahubwo reka ngende murebe kuko dufite abantu bagifite imyumvire imeze gutyo muri uyu murenge twaba dufite ikibazo ndamuganiriza ibyo aribyo byose numva icyo atekereza mwumvishe ko agomba kureka uburenganzira bw'urukundo mu bana bukisanzura n'ukuri waba ukoze cyane muyobo njyewe umutima ntutuje duhora duserera nawe wenda ngira amahirwe wazamuka mu ngaho genda ndajya kumureba rwose gatoya mu mwanya muto ndagenda murebe kandi ndatanga umusaruro Iki kimuzana hano iwangera katarasazwa hasi. Muraho nyakuba. Muraho se? Yoze muraho. Komera. Muraho. Wakamushya muhiye. Musangira. Murakomeye? Kari turaho. Yego. Narinje kubasura rero. Ariko ni karibu. Murakoze. Ariko urugo turimo ibibazo byinshi cyane. Ugize amahirwe no kubabona. Urugo rumwe ibibazo. Byinshi cyane kabisa. Ibibazo? Habaye iki? Angamba afite umukobwa wananiye. Washaka kwishingira ku musore w'umukene cyane ariko kandi ntamushaka mu rugo rwanjye. Umusore w'umukene. Mfite umusore mwiza nanjye nikundiye. Uwo musore afite ibyombo, afite amato, afite inka, afite ingurube. Kandi nanjye akazambesha nk'umusaza wisaziye.
uwo musore ugize uti umusore waramwikundiye. Muzehe rero buriya ibintu byawe birumvikana ariko birimo n'ibintu bisa naho bitakigezweho, kubera ko umukobwa wawe si umwe nabonye wirabura. Rega nanjye narinjaye icyo kibazo aricyo kinzanye. Ntugire ngo narinje gusa ufite imisatsi miremire. Narinje ibyo bizanye. Wowe uragira uti umukobwa wanjye afite umuhungu yikundiye, nanjye mfite umukwe wanjye cyangwa umuhungu nikundiye, afite amato undi yambara bodaboda. None se muzehe ko umaze kwirengagiza urukundo rw'umwana wawe ukajya kumukundira abasore, namara kumushaka uzagenda uhinduka umukobwa wawe. Ariko gitinge ndisazi mu gihe rero maze gusaza mu zabukuru, umwana wanjye niwe wakantunze. None ngo arashaka igisore cy'igikene gitimariye gitofite ukuntu giteye. None se ugiye kwibagirwa ko muri ubu buzima tubamo muri iyi si ibyo udafite none ejo ushobora kubigeraho. Wenda impamvu atabigezeho ni uko bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusa. Reka simushaka. Birashoboka ko yashaka uriya muhungu ashaka kubw'urukundo bafitanye, bagakura amaboko mu mufuka bakagera kuri byinshi, ndetse bakaba batambuka no kuri wa wundi wambwiye ufite amato n'ibyombo byinshi. Oya simushaka, kuko urukundo nirwo rwubaka urugo. Kandi ikindi urashaka gukundira umukobwa wawe, ese urwo rugo uzarumwubakira? Simushaka. Ntabwo uzi ko umwana ari uburenganzira bwe mu mahitamo yo kubaka, ukamushyigikira, ukamushyingira, ukamwifuriza urugo rwiza, ibyo ugomba kumuha bimuha, ubundi akagenda kubaka akagubwa neza. Uwo musore azajya gushaka se udafite inshingano rugero. None wazagira ibibazo ukimana uriya mwana ugashiduka uriya muhungu yamuteye inda, nibwo uzi ko uwo mukobwa ari wakuze, nibwo uzaba utabuze byose. None wazajya ukabona umukobwa bigenze nijoro atambutse aragiye arishingiye, n'uwo muto utawunyweye, niyo mwana utayibonye utekereza ko atari buzaba uhombye. Base rero kandi icyo naguhamagariye ngewe mbere ya byose ndagushimiye ko baje kunyitaba. Burya rero kera kose nubwo muze muto dutangiye kuvukana, ariko mu by'ukuri ndakwemera. Si ubwa mbere kandi mbikubwiye, twemera ugaca bugufi tugahuza urukundo rwacu, bise dukibana twe kuno n'abasaza babyemera. Ibyo bintu bigutwaye iki koko? Bareka guhangana n'umusaza. Umva rero nkubwire, urabizi ko ngewe umuntu nkunda namwihebeye cyane, kandi urabizi ko ndashobora no kumwikuramo. Ngewe ndabona uri umuntu usirimutse wakagombye kubyumva cyane, aho ukabikumvisha na papa akabyumva. Nyine ngo ushobora kukubwira ngo yego ndagukunze bitandimo, kuko wankunda arahari, sinshobora kumwikuramo ngo mbe nagukunda. Erega byanashoboka burya mwana umuvana. Buriya ntureba imvugo y'umusaza irakaze. Kare nk'iyabireka, ariko nanone ngiye ngomba kugendera ku mutima wanjye. Ariko naguzirikana. Kandi nawe ujye utuma papa ubundi amerera nabi. Umva nyine baza wumve. Ko ndiko uri umusirimu, wambara neza, kamahano kavuga. Ufite mu mutwe hajijutse, nibwo ushobora kumatira urukundo. Nuko urashoboka. Baza wumve, hari umugisha ubundi Imana itanga n'ababyeyi batanga. Yabwira ko nanjye nkwemera amahamwe ureke muri make kumvikane, twikundane ntacyo bitwaye. Rero kuba nyemera ntakwemera cyo nta hantu byahurira. Njyewe nemera hari kandi ndamukunda cyane kurusha n'undi muntu wese ku isi. Niyo nkunda, sinshobora kwihigamo urukundo bitandimo. Reka ngewe nifatira umwanzuro, hano umwanzuro ntunakureba, reka nanigendera. Ndabona ibintu twatiri kuvugana n'amateshwa gusa. Yego burya no muri Bibiliya handitse ngo ufite iki ngo mbere byo kumbwira ngo umwana wanjye ajye gushaka aho ndashaka. Mu gihe ngiye nakunze umusore agomba kumufata w'umukire, nta niwe agomba gusanga, kuko afite icyo azaheraho, nanjye nicyo zabongera nk'abana banjye bakagiheraho. Ubwo rero sinshaka. Ugize uti muri Bibiliya handitse ngo ufite iki ngo mbere. Ndagira ngo ubwire ngo hongera hakandikwa ngo iby'Imana mu bihe Imana n'ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Ibyo ni ibyanye by'abayobozi. None rero umwana wawe urimo uramwambura uburenganzira bwe. Ikindi aha turi ni mu isi, mu ijuru ntabwo turatahamo. Ugabanyije gake kuri Bibiliya, ubanza ushingira umwana uko ashaka, nurangiza nawe akomeza ibya Bibiliya, no mu ijuru tuzajyayo. Kubera ko nimba ugifite umutima wanga umwana wawe yakunze, ntabwo n'ubundi Bibiliya irasobanukirwa ikivuga. Bibiliya iravuga ngo urukundo rusha ibindi byose kuba iki ingenzi. Uravuga ngo uriya mukwe wawe ntacyo afite uheraho, kandi afite urukundo rwo gukunda umwana wawe. Afite urukundo rwo gukunda umwana wawe. None umwana wawe nagutoroka akijyana, ejo uzaza kuvuga ngo mumfashe gushaka umwana ngo yagiye he? Ego nuko umwana yananiye umuyobozi. Ntabwo yakunaniye, ahubwo niwe wamunaniye. Njye nakugiraga inama nk'umuyobozi, kandi ndashaka kubyumva ukabyumva neza, ukabikora mu mucyo neza mu mucyo bose babireba.